Bakunzi ba Marayika wundi nkuko twababwiye ngo turakomeza tubakurikiranire amakuru yaha mu ngando uko ari kugenda. Ubu ngubu tugeze kuri umwe mu bayobozi baje kureba uko abana bari kwitwara cyangwa se uko igikorwa kiri kugenda aha ngaha mu ngando. Reka tumwakire tumuhereze ikaze kandi noneho anatangira twibwira. Ikaze mu kiganiro kuri Marayika wundi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wakwibwira abantu badukurikiye? Ubusanzwe amazina ni Gataye Samuel. Nkaba umwe mu bayobozi b'itorero rya LWR Church. Nanjye uyu munsi byanshimishije kuba ndi hano. Ni byiza cyane, ni umwe mu bayobozi bo kwitorero rya LWR. Nawe akaba yitabiriye iyi camp yabereye aha ngaha muri Camp Saba nkuko twabibabwiye. Reka atubwire uburyo yabibonye. Uburyo nabibonye rero, buri wese agira uko areba nuko atekereza ku bintu. Hano hahuriye abantu benshi, amoko atandukanye, amatorero atandukanye, mu by'ukuri nta gisa nabyo. Ibi bihe ni byiza cyane. Ndatekereza ko sinzi uko nabivuga kubera ko njyewe uko nabibonye birenze wenda uko undi wese yaba abitekereza. Ko abana bishimye, hari ibyo batari baheruka nk'ibi bintu ubona hano. Nahoze mbaza abana ndetse mwari muheruka kurara muri shitingi ryari? Kabwira bati ni kera. Ese none murabyishimiye? Ati turishimye cyane. Ngo bari baheruka kuryama muri shitingi ryari, noneho akarusho noneho imvura nayo iraje ati ndaje ngwe. Buriya rero sinzi niba wabibonye, ngewe wari wugamye hano mu modoka, rwa rubura rw'iwacu. Yego. Rwa rubura rw'amabuye rwaguye nk'iminota hafi nka 10 n'ingahe. Abana se umaze kuvugana nabo uburyo iyi mvura yari imeze, aho nari nugamye imvura yakubitaga ukumva n'umuyaga, wumvaga muri bo bameze bate ko twabonaga amahema ashaka nko kuguruka? Ubundi abana imvura irabanezeza. Rimwe na rimwe abana iyi imvura iguye bayijyamo bakayikiniramo. Yego. Batandukanye n'abantu bakuru rero. Ngiye nshobora kwihisha imvura ariko umwana ntago ayihisha rwose. None se tugarutse mu by'ingando muri rusange, abana ndabona haje abana benshi, ariko none se utangira kuganira nabo bakubwiye ko bishimye bingana bite? Bundi abana uretse na hano mu ngando, ubusanzwe n'ahandi hose iyo abana bagiye ahantu bari buhurire bagakina birabanezeza cyane. Kanguha urugero, iyo tuvuye iwacu mu rugo tukagera nko ku rusengero, abana ntabwo bajya bumva bakeneye gutaha kubera ko baba bahuye na bagenzi babo bakina. Ugasanga ibyo bintu bifasha abana cyane, bitandukanye no kumubwira ngo guma mu nzu aba ari kumwe na mwene nyina gusa. Ariko iyo ahuye na mugenzi we wundi usanga banezerewe, bumva batatandukana. Na hano rero muri iyi ngando niko bimeze. Noneho hano ho nta karusho, ntabwo wamubwira ngo garukiraho, aragenda iyo ashaka. Nyuma y'ibyo bakiga n'ibyigisho bibayobora mu buryo bashobora kubaho mu buzima, mu myitwarire yabo. Urumva ko ni ibintu bibafasha cyane. Urakoze cyane. Ngo ndagaruka ku kantu ukomojeho, akantu kajyanye n'inyigisho. Ese umwana uri aha ngaha atandukaniye he n'umwana noneho utaje aha ngaha wibereye mu bye? Dutandukanyiriza abo bana. Kimwe n'umuntu utageze mu ishuri. Iyo umuntu atize arajya bavuga ngo kwiga ngo ntacyo bimaze. Kwiga uwiga rutuwanga. Yego. Nuvuga ngo iyo uri kwiga hari ubumenyi buri kuvoma. Bitandukanye rero n'umuntu wibereye mu rugo. Mwese ibyo bari kwigira hano arabizi? Oya. Biratandukanye. Iyo umuntu yageze mu ishuri avuga ururimi kubera ko yarwize. Naba bazakora ibikorwa bakurikije ibyo bize. Rwose. Urakoze cyane. Noneho dusoza ni iki washishikariza nk'umwana utaraha ngaha kugira ngo agire amatsiko yo kuba nawe yakumva yuko ubutaha nawe yazaza? Ntabwo ndi bushishikariza abana, ahubwo ndashishikariza ababyeyi. Ko hari ababyeyi bamwe batabyitaho, ugasanga n'umwana mwima icyo agomba gukora muri make nk'amafaranga. Agomba kwikoraho amadolari 20-30 akumva ari umutwaro, nyamara ntamenye ko hano hashobora kumufasha haba mu burere bwe. Umwana waje aha ngaha abatandukanye n'uwasigaye mu rugo. Hari ibyo yigira hano, kubaha, kandi ntabwo ari kubaha umubyeyi we gusa, akabikomoraho na ya nyigisho yindi ari bugerekeho.
rero reka rwose. mbwire ababyeyi bagenzi banjye ko nanjye ndi umubyeyi, niba hari ingando ivuzwe bajye bumva ko kuza mu ngando k'umwana wabo bibafitiye akamaro, ntabwo ari bo gusa, umwana bimufitiye akamaro ndetse n'umubyeyi n'ababyeyi muri rusange, ntabwo ndi buvuge umwe. urakoze cyane. Nk'uko twagiye tubireba, hari igihe umuntu yakumva twavuze abana bo kuri Elwell Church akatekereza yuko aribo bahari. Nk'uko wagiye ubyitegereza ureba hirya no hino usura amakempu aho bakambitse, wasanze abantu bahari ari abantu b'ubwoko bumwe, wavuga ngo baturuka muri iki gihugu, cyangwa se Reka. tubwire uko bababonye. Nahabonye mw'abirabura bataturutse sinzi ngo bavuye hehe, harimo abazungu b'ubwoko butandukanye, n'abazungu nabo bagiye bagira amoko, abasipanishi, abajamayika n'abandi. Sinzi numvise bavuga ko ari n'abantu bavuye muri Canada bari hano Cyane rwose. niba numvise neza. Urumva hano hahuriye abantu amoko atandukanye, imico itandukanye. Ni ukuvuga ngo niba ari n'imico itandukanye, twiga n'imico itandukanye bijyanye n'uko tugenda tubana na bagenzi bacu. Ndatekereza ko icyo kintu aba ari cyo nacyo ni ingenzi, kuko iyo ubana n'abantu ugomba no kumenya umuco wabo. urakoze cyane. Niba nta jambo nkuniganye cyangwa se hari icyo wakongeraho, wakibwira abakunzi bacu kugira ngo dukomeze tuganira n'abandi hamwe hatandukanye. Murakoze cyane, wari wambwiye ngo nshishikarize abana. Mu by'ukuri n'abana iyo babona ibikorwa nk'ibi, hari abana basigaye bababaye, ariko nakubwiye ngo ibyo byose bikomora ku babyeyi batabitaho ngo bumve n'agaciro k'ingando. Ntabwo ari bo rero, ubundi umwana akunda kujyana n'abandi, ariko mu by'ukuri nsoza mvuga nti bana, mushishikarize ababyeyi banyu, namwe babyeyi mwumva abana icyo babasaba, ko nicyo cy'ingenzi. Numuzigama akaguma mu rugo azasigara ababaye, kandi nababara azatekereza ibindi. Ntabwo umwana azatekereza nkanjye, ntazatekereza nkawe, ahubwo umwana atekereza nk'umwana. Umuntu yari mukuru agomba gufasha umwana mu bitekerezo bye. So rero ingando ni ingenzi ku mwana, ndetse si n'umwana ahubwo nanjye nabonye ko nanjye ku bwanjye byaba ari ingenzi cyane. Ndabutse nje nanjye ibitekerezo byagenda neza. Ubundi dusoma amagambo mu gitabo cy'uburezi ngo isabato, ku munsi w'isabato ngo nyuma ya saa sita, aba ndi kwibuka paje, ariko ngo umubyeyi w'umugabo cyangwa se w'umugore cyangwa se famiye muri rusange ngo bagomba gutembera ngo barebe ibyaremwe. Hano nahabonye ishyamba ryiza, mu by'ukuri haranejeje, hanyibukije iwacu, ahari iwacu kera. Murakoze rwose ku kiganiro mvuze ko tuganira. Iki kintu ni ingenzi, nanjye hano nahakunze. Byumvikane nibera, ariko ntibishoboka. Niba wahakunze byumvikana yuko batazigera bongera kugusiga ngo baze weho usigaye mu rugo. Birashoboka kubw'inshingano mfite ko ndi umubyeyi, nshobora kubura umwanya, ariko mbonye umwanya nanjye naza cyane rwose. Noneho dushishikarize n'abandi babyeyi kugira ngo nabo bajye baza guherekeza abana babo, baze babirebe, niba bikunda. Noneho niba bafite n'impungenge, babone yuko atari ibibi bahigira, ahubwo ari byiza, kugira ngo n'abana babo bajye baza.